Ikaze kuri Rubavu Buy and Sell, mukomeze kugubwa neza cyane. Turabasuje abakunzi bacu, tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze, abari hafi yacu hano mu karere ka Rubavu. Mwese turabakunda kandi tubifurije amahoro n'amafaranga byose bibagereho. Uyu munsi rero twatembereye mu murenge wa Rugerero, aho bita ku Cyanika, wenda kugera mu Gisa. Turi kubereka inzu nziza cyane, inzu igurishwa nziza, ifite ibyumba 5, salo, saramanje, ikagira na toilette. Ni nziza cyane y'isirimu, iri mu buso burenga 500. Ni inzu nziza rero cyane rwose, ku buryo igurishwa amafaranga makeya. Ikindi wenda twabwira kuri iyi nzu, ntabwo igera ku muhanda, ntabwo ikora ku muhanda. Wenda icyo nicyo kibazo yari ifite gusa, ubwo bisaba kuyigura ubizi. Ifite inzira isanzwe ariko imodoka ntabwo iparikamo. Ni ahantu heza hafi ya kaburimbo. Iri kugurishwa amafaranga make cyane, miliyoni 35. Kandi harimo n'ibiganiro. Iyi nzu yaba iyawe, ni nziza cyane rwose. Uduhamagare tuyikugezeho, iyi nzu yigurire. Iyi nzu ni nziza cyane rwose, ni imari, nubwo idakora ku muhanda ariko ifite ushaka inzu yo kwituriramo gusa rwose, udateganya no gutunga imodoka cyangwa se ufite ubundi buryo wabikora. Iyi nzu iragurishwa amafaranga make cyane, miliyoni 35, harimo n'ibiganiro, ubuso burenga 550. Ni ahantu hanini rero. Hariho n'izindi nzu ku ruhande zo kororeramo nk'inkoko, cyangwa ushobora guhindura inzu zo gukodesha, kuko ahantu iherereye haratuwe cyane. Iyi nzu ntigucike rero, duhamagare Rubavu Buy and Sell kuri izo nimero zacu ziri no kuri WhatsApp, ubundi tuyikugezeho. Abatazi neza, uri kuzamuka uvuye mu mujyi wa Rubavu urenze ku bitaro, uzamutse Kagapando, iyo ugeze ku Cyanika, ahantu amakamyo manini ahagarara aho hafi, n'iyi nzu niho iherereye. Ni inzu nziza rero, iri mu murenge wa Rugerero nk'uko twatubivuze, ariko ni hafi neza yaho ugabaniye n'umurenge wa Gisenyi. Iyi nzu ntigucike kabisa, uduhamagare tuyikujyaneho. Iyi nzu yigurire ku mafaranga make cyane, miliyoni 35 z'amanyarwanda. Ni amafaranga make ugeranije n'uko imeze. Iri nko ku muhanda yagura miliyoni 50-60 imodoka yinjiramo. Ni icyo cyonyine ibuze, ariko ibindi byose by'inzu nziza irabyujuje. Ifite n'ibyangombwa by'ubutaka byuzuye, ba nyirayo barahari, no gukorera mitasiyo gusa. Uduhamagare kabisa Rubavu Buy and Sell, ubundi tuyikujyaneho. Iyi nzu ni nziza cyane. Dukorera mu mujyi wa Rubavu rero. Dufite ibiro hano imbere ya station Marine. Iyo ushaka niho dusanga, cyangwa se ukaduhamagara kuri izo nimero ziba ziri no kuri WhatsApp, ubundi tukayikugezaho. Dufite n'izindi nzu nyinshi hano mu mujyi wa Rubavu, yaba ku mazi, yaba mu mujyi rwagati, yaba Rugerero, yaba Mahoko. Naho turakujyanayo rwose, tukakurangira inzu. Uduhamagare ubundi ibintu bigende neza cyane. Tubibutsa kandi gukora subscribe kuri channel Rubavu Estate, kugira ngo tubagezeho amazu n'ibibanza bimeze neza kandi bikoze neza. Iyi nzu rwose ni imari. Wowe ushaka kwitungira inzu, ukaba ufite inzu nziza yo kwituriramo, kandi imeze neza, iri hafi y'umujyi neza, iri mu mujyi wa Rubavu, kuko ahantu iri hari abita ku Cyanika, hamwe n'akagari ka Rwaza. Ni ahantu hafi cyane, ushobora no kugenda n'amaguru ugiye mu isoko ry'umujyi wa Gisenyi, cyangwa se ugiye kwambuka ugiye muri Kongo. Ni hafi cyane. Duhamagare rero, iyi nzu ntibayigutange, kuko ni imari, iragurishwa amafaranga make. Izo miliyoni 30 twababwiye, harimo n'ibiganiro. Waje ugashima rwose, bashobora kugukaturira. Urumva ko ari inzu iri kugurika neza cyane. Ni Rubavu Buy and Sell rero kuri channel Rubavu Estate. Ushobora no kudusanga ku zindi mbuga, yaba TikTok, yaba Facebook, yaba Instagram, hose turahari. Na hano kuri YouTube kuri Rubavu Estate naho turahari. Ukore subscribe ubundi, kugira ngo ibyiza tubagezaho mujye mubibonera ku gihe kabisa. Tubagezaho amazu n'ibibanza byiza cyane bigurishwa kandi byizewe, dufite amakuru kandi bimeze neza cyane. Iyi nzu rero ntigucike, ni miliyoni 35 zirimo n'ibiganiro.
iri mu buso bwa 550, ni hanini cyane. Harimo n'indi nzu ituzuye bakoreragamo ubworozi bw'inkoko